Hello bakunzi wa Juju Afro Kitchen, nizere ko umeze neza nanjye meze neza. Uyu munsi rero ndagarutse turaje ngo dufatanye gukora donuts. Nizere ko muza kureba ku buryo tuza kuzikora neza, nawe ukazazikora ni waruzi utaruzi kuntu wabigenza, nawe ukazazikorera mu rugo, ugakorera abana icyo bafatisha icyayi, utiriwe ujya ku isoko gushaka umugati cyangwa se kugura irindazi, kandi wabyikorera mu rugo iwawe. Reka dutangire mbereka ibyo tuza gukoresha kugira tuze gukora donuts zacu zimeze neza. Wibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen dusangira ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye. Ufite n'inyunganizi cyangwa igitekerezo ujye buka kucyandika muri comment, turabibona turabisoma ibyo mutubwira, aho twakosora byose turabibona. So reka dutangire mbereka ibyo tuza gukenera kugira ngo tuze kuzikora neza. Tuza gukoresha ifarini, dukoreshe margarine cyangwa se ufite butter niyo wakoresha, dukoresha amata, amagi, igitubura cyangwa se pakimaya, tuze gukoresha isukari, sucre vanille ndetse n'amagi abiri. Ubishatse amagi ntiwashiramo, ariko kugira ngo numve agateste k'amagi ngiye nkunda nayashiramo mu bintu byose ngiye gukora by'ifarini. Sawa rero reka dutangire mbereka ibipimo tuza gukoresha kugira nawe uzabikore ugendere ku ibyo bipimo tuza gukoresha. Turaza kubanza amata yacu, igikombe cy'amata niyo napimye, dushiremo sucre vanille, dushiremo umusemburo, ikiyiko kimwe kinini, ubwo ni nk'utuyiko tubiri tw'icyayi, dushiremo isukari, ndakoresha ibiyiko 5. Noneho tuvange na wa musemburo, tumaze kuvanga umusemburo turahita dushiramo amagi yacu abiri. Amagi yawe utayizeye urabanza ukayamenera mu kantu ku ruhande rimwe ku rindi, ariko ngenda yizeye kubera ko ni masha, niyo mpamvu ntiriwe menera ku ruhande. Murabona ko ni mazima. Noneho nayo tuyavange, kubivanga rero byivanze murabibona. Turahita dushiramo ifarini, turapima ibikombe 2 by'ifarini. Igikombe kimwe, noneho turagenda tuvanga. Aho tubona aka gakoresho katagikenewe turagakuramo dukoreshe intoki, ariko tugenda tunogeramo ya farini. Twabanjemo
igikombe kimwe, noneho tugende tuvanga kugeza aho turi buze gukoreshereza intoki. Genda wongeramo agafarini gake gake. Urabona ko byatangiye gufata, reka dukuremo aka, noneho dukoreshe intoki dushizemo ya farini yose kugira ngo bibanze byivange ibya mbere, noneho ifarini yindi tugende tuyongeramo kugira ngo ize gufata kuko bimere nk'igiponda cy'imugati cyangwa se cy'amandazi. Ifarini yacu tuyishiremo rimwe, noneho dutangire tubiponde. Kabiponda neza kugeza binoze. Rero murabona hano cyanoze, noneho iyo cyanoze kugira ngo zize kuba ziri soft, zimeze neza, zoroshe, noneho nibwo uhita ushiramo ya bata yawe cyangwa se marigarine. Ngiye niyo mfite, nibwo uhita uyishiramo. Noneho turashiramo ibiyiko bibiri. Noneho utangire wongere uyiponde yivange na cya gipondo cyawe. Urayiponda neza ya marigarine yawe cyangwa se bata ushizemo. Ibyo byose utabifite nyango murabibona ko yivanze ya bata yacu twashizemo cyangwa se marigarine, ubona ko byivanze. Ubu noneho tugiye kugitereka kibanze kibyimbe, tugaruke mu kanya dukora donati zacu. Turagiterekamo hano, tukireke iminota 30. Ufite umwanya wakireka isaha yose kugira ngo kibanze kibyimbe neza, uze kuzikora zamaze kuba soft cyane. Iminota twategereje rero yarangiye, murabona ko cyabyimbye. Urongera ugasa nk'uri kugiponda. Urabona ko kubera kuntu cyari cyabyimbye cyabaye ukuntu, noneho urongera ukagiponda kugira ngo cyongere cyegerane, uhite wongera ukore donati zawe. Wabanje kongera kugiponda kikongera kikegerana. Maze kwegerana rero tugiye gutangira noneho tuzikore imwe ku yindi. Turagenda dufata, turagenda tuyikata. Ufite ahantu hanini ushobora kubikatira aho hantu. Ariko kubera ndi bukoreshe hano, niho tuza twe gukoresha. Ifata irukata gatoya ukabumba neza. Maze kugakata urakabumba neza. Noneho ugenda ukegeranya. Ushobora kugakorera hano kuri bodi cyangwa se mu ntoki, wasizeho amavuta kugira bitagufatamo, ubundi ukarambika ku kantu ku buryo kaza kuvaho byoroshye. Murabibona? Noneho ukaza gufata akantu wateguye. Ushobora gukoresha ikirahuri cyangwa se ugakoresha akantu kameze gutya, kaza
ukagakatisha muri ka kantu wamaze gukora, ukagakata ku buryo kaza kuvamo byoroshye. ngira ngo murabibona tugakuyemo. Noneho donut yacu ikaba irasigaye ifite ya forme, ukagashyira ku ruhande. urabibona ko yifomye neza, akandi ukagashyira ku ruhande, kongera ugakata indi nayo ukayibumba neza. muri ubu buryo ubundi ukayikaraga. ukagakubita kakegerana. ushobora no gukoresha ufite ka kuma ka gati gakora capati, ushobora kugakoresha, ariko njye ndi kukwereka uburyo bworoshye wabikoramo bitagusabye ibintu byinshi. urabona ko gukoresha intoki biroroshye. ubona ko iya mbere twakoresheje yibumbye neza. wamara kuyibumba gutya, kata ukakabumba neza, ugashyira kuri bode yawe, ugakoresha intoki rwose ukakabumbiraho kuko biroroshye. noneho ugafata ka kantu ugukatisha ukagashyira au centre, muri centre y'ibyo wabumbye. dukomeze tuzikore. rero mwabibonye ko ntago bigoye, kwikoreshereza utuntu tworoshye intoki zawe, ukagenda ukakabumba neza bitewe n'ingano ushaka ko ziza kuba zingana. genda ugahuzahuza, ubundi ugafata ka kantu wahisemo kaza kugufasha ukagashyiramo muri centre cyane, kuko kiba cyoroshye. noneho ukagakuramo ka kantu wakase, nako ugahita ugakuramo. ngira murabibona. aha hasigara ku ruhande nako kagakuramo katavuyemo neza. ngira ngo mwabibonye. kadukomeze. uburyo bworoshye bwose wazikorera mu rugo bitagusabye kujya kuzishaka hanze. kakabumba neza mu ntoki. mara kukabumba neza, ugafata ya bodi yawe wateguye, haka nciye kanini, kagahurizaho. utu ni twa tundi nagiye nkuramo, natwo turaza kudukoramo izindi nyuma. turaza nako kuduhuza, natwo kaze kuvamo izindi. rero dutangire tuzishyire no mu mavuta. tudaha amavuta kugira ngo abe ashyuha. ubona ko izo twakoze zamaze kuzura kuri bode, kugira ngo n'izisigaye tuze kubona aho tuzikorera.
mwabonye ariko ukuntu ari uburyo bworoshye wazikorera utagusabye ibikoresho bihambaye, ukazikorera mu rugo ukabona icyo abana bafatisha icyayi mu gitondo bagiye ku ishuri. Ugakuramo ugahita wongera ugakuramo nk'akantu wakase. Urabibona ko biroroshye cyane. Reka rero dutangire tuzishyire mu mavuta. Ukagabanya umuriro kugira ngo zize gushya zitonze. Tube turekeye izi ngizi zibanze zishye, umwana tube tuwukoreramo izindi. Urabona ko donati zacu zimeze neza, ziri gushya neza, zirasa neza. Namwe muzabikore gutya rero. Urabona ko ni uburyo bworoshye kandi ugahindurira abana forume y'ibyo bafata, nta guhorera amandazi ameze kimwe. Abana bararambirwa, babona ko umuntu ikintu kimwe gusa, ariko wabikoze gutya abona ko byibuze hari akantu wahinduye ibyo wamuhaga. Uko abana nabonye bakunda forume y'ikintu bagiye gufata kurusha cya kintu ubwacyo. Urabona ko biroroshye cyane. Donati zacu za mbere rero zirahiye, reka tuzarure bereke ukuntu zahiye neza. Voila, murabibona zahiye neza, zifunze neza. Ewana, namwe muzabikore gutya kandi uzanshimira nyuma, kuko ni umuti. Murabibona ukuntu zifunze neza, zimeze neza. Rero namwe muzazikore gutya, muzambwira ukuntu zari zimeze. Reka dukomeze dutekana zino zindi twakoze, dukomeza gukora n'izindi tutarakora neza. Dushiremo n'izindi rero. Kwibuka gukoresha umuriro mukeya cyane kugira ngo zitaza gushirira zidahiyemo imbere. Donati zacu rero za nyuma nazo zirahiye, ntabwo murabibona zose zahiye neza kandi zifomye neza. So namwe rero muzabikore gutya kandi muzanshimira. Ndaje mbereke noneho n'ukuntu mo imbere hahiye neza. Bibutsa gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri aka gacano
ko twigiraho ibintu bigiye binyuranyuranye bijyanye no mu gikoni, tuzagenda dukomeza gusangira ubumenyi bugiye butandukanye. Donati zacu rero zahiye, zirasa neza murabibona. Nizere ko namwe mwabonye ko twagiye tubikora dukoresheje ibikoresho byoroshye kandi dufite mu rugo, namwe muzabikore gutya kandi muzaryoherwe. Reka mbereke kuntu mo imbere hahiye naho, murabibona n'imbere harahiye, zahiye neza kandi ziraryoshye. Uzakoresha bya bipimo nakweretse, igikombe cy'amata, ibikombe 2 by'ifarini. Bye.